ndagusabye ndakwinginze ndanagutakambira iki kintu kandi nkivuze mbabaye bro uyu Emmy ngo yirukanye umugore mu buryo butari bwiza cyane noneho ikibabaje cyane n'uwo mutinganye ngo ni jihadi yirirwa aririmba niwe muntu uri muragenda sensibilize inkuru y'iki kigo ako Jay ubona mu Rwanda umuntu wagafunzwe kurusha abandi uvuga amagambo mabi ubona rinde muntu wagafunzwe kurusha abandi uretse manze mubaze hano mu Rwanda ninde muntu wagafunzwe kurusha abandi bantu kubera ko wowe wowe watoretse hano mu Rwanda bagiye kugufunga sibyo buretse ubwo usembuye ceceka buretse watoretse i Kigali bagiye kugufunga uri kubyumva buretse uwo Shadow ceceka mbanze mbage sobuja Jay kubera iki wavuze mu Rwanda ndakumva hano beri ikigori beretse gusobanurira nukuvuga ngo Andre wewe na murabizi aba diaspora murabizi reka gusobanurira nigute umuntu ashobora kukubwira ngo waracitse ngo bagiye kugufunga kandi ubizi neza ko uza waguze tike y'umunsi uzasubirira none se waciye ku kibuga cy'indege cy'Ikanombe nanga waciye muri Tanzania ariko mu mbabarire mu nyumvire bro oya wowe nago waciye ku kibuga cy'indege urabeshya Emmy uraza nta bwenge ugira Kanombe urumva wowe uri kuvuga ngo no se agiye n'amaguru hako rero muri bigoro uyu Jay muri kuvuga mwebwe simbaze uyu Jay mukanya razanya ndikira inbox kuri WhatsApp muri kugendera mu kigare wananyandikira uko nari mbizi neza ko wabimenye ko amakuru nayafashe Jay aho ngaho uri kurengera ariko kandi uri kubeshya icara bagutatu Jado umuhungu wanjye sibyo mu gitondo saa 12 nguhaye task sibyo yego nguhaye task yo kujya gushaka umugore wa Emmy tumufashe mu buryo bushoboka yego kandi Jado ibi bintu nutabikora nge ntuzongere kumvugisha ngenda mu gitondo cya kane nubwo ndibusinzira ahubwo nyine zindukira yo unamutere kamera turagenda jyayo rwose pe bitayari abisobanura uburyo Emmy yamukoreye torti reka nze mamagare wa muhungu ukorana n'umutinga arama nimero z'umugore wa Emmy vuba narababwiye ngewe umuntu ajya gerageza ugakina na kabisa Emmy yaragiye ababaza uwo mugore yari ifitiye akabutike Emmy aragenda arakiyitirira arana gafite we Emmy marampamagara nihorere bivuge Emmy ndio bintu ko ndemenya yaravugaga mureke dufashe Jay kurira kabisa bambwiye amakuru y'itoteza yakoreye umugore yes ariko ibaze kugira ngo umugore ze azazanye ibintu waramubeshye ngo wowe ngo umunyamakuru ngo wadanje ngo ufite ngo ama YouTube n'ibiki ugahita ubimba ukamwiba iduka ry'umugore ukaryiyitirira tagurishije Jado kareka kuyavuze ngo nagajya agenda kure yagiye kure ngo yibijyana none ikintu cya byasimbukiyemo ni umugore w'abandi ibijyana n'ibigo ariko mu gitondo nakibwira ni nawe genda gake abahungu mu gitondo saa 12 umuhungu wanjye bita Imuragire Jado Max
mu gitondo ndazindukirayo cyane. urakoze cyane kandi icyo Nacaginga amabateri. nicyo cyabaga icyambere cyabaga kimwe kiratabaza ngwe umusuku yaranyambuye wowe waribye umupfakazi Imana we. Yalla. yibye umupfakazi noneho ahise apfakara. oya urumva uwo mama yaje n'ubundi urumva Yego. ba bagore nyine baba bifitiye ibiceri byabo Ariko nyine yarageze. bari kwihigira ubuzima. dawe icyo kiramufatiranye sha gihita kimwiba sha Jay mu gitondo ubu ngiye gucomeka amabatiri yose yuzuye uba uri k'uwo mubyeyi ni vuba vuba kandi nshaka nimero ze tugenda tuvuga. turanamusubiza ibintu bye Uzi ko yibwe bihagije. Emi ni mumugarura hano turamushaka mugarure Emi noneho reba bimena babwiye batoneke Yewe. umuntu ajya mvuga akagira ngo ntago nzamuvuga Ntago zamuvuga. iyi ni content igiye kuba yibereye Ni bimwe nakubwiraga kare. Umuntu ntago abazi ibikomere umuntu abana nabyo akagira ni kuri kabyindi. Nibagarure Emi kabisa. ariko gatoya muri kuvugira muri China kuvuga abahungu banjye b'inyamugenge Beno Emi niwe yizanye ni nawe yisubije ntago wamipanga njyewe uyu ukuye mu mwenda mpita mbabara nkahita yicara nkiriranganya bigenze gute Emi yibye umubyeyi umupfakazi yasambanyaga Umva Jay. Ayo mafoto ndashaka muri thumbnail mu gitondo cya kare. Uyame kuri WhatsApp nkora thumbnail nzima. Babari umbwiza ukuri. Emi cyane ari wowe wayikoreye. Ya modoka Emi yararimo. Ntago ari wowe. Modoka yaguzwe n'uwo mugore bro. Niyo mpamvu umusore ntazi gufungura ibiro no Emi ntago wamwumvaga suko natangiye kujya avuga ngo njyewe ngo namye mfite amafaranga ngo ndi kuvuga nicaye mu modoka ngo nuko atarazi ukuntu bagura imodoka nabonye requestinga fata ku mavuta niwe wamuzanye nabonye requestinga kuza kuri live ndavuga ni kaze neza mbonga nziza zizanye ako Jay mana yanjye ugezwe zo mipango ntabwo uri murabaga Ubutagiye kubana. Ariko Jay nukuvuga ngo content abana b'inyarugenge bayihaye ubu babonye ibyo babyuka bavuga mu gitondo nje ndigerera kuri terura mugore ngomba kumushyira imbere. Hano hari umuntu muri comment uri kuvuga ngo afite andi makuru ya Emi. Uyu witwa ngo ni muwa ngo ndarenze gute Umuturanyi se.